wibye telefone ngo neza pe barahapfuka. Yanimve ngo ni telefone n'amafaranga 2000. Ibihumbi 7. Nyiri telefone baramuga ngo namuhe telefone amafaranga yagumane umugore ngo arabyanga. Ubwo byanze rero umugabo ngo aramubwira ngo ndigendeye. Ngo afatira moto ngo ahangaha n'abatuye mahanga babivugaga ngo arigendera. Bavuga uko ndagenda ngamara umwanya ibiri bukube urabibona. Mu kugenda ubwo rero uko agenda arenga igitsina kigenda kibyimba uyu munsi ngo ni wa gatatu atanyatanyara. Maze gusambana nawe ngo aranamwiba amwiba telefone ngo ni ibihumbi 7. Byo numvishe. Ngo nyuma yaho umugabo aramubwira ati ibintu nkoze ndagukora amabara yavugaga nawe ntiyaraza yariyo. None ngo byaje kurangira imyanya ndangagitsina ye ifunganye. Makuru tugeraho nuko ngo kugezana n'ubu ngubu uyu mugore ntabasha kujya kwihagarika, ntabasha mbese umwanya undangagitsina we ngo urafunganye. Ese koko nibyo? Inkuru mbariranira tuba reka tugere mu baturage batubitubwire, tugerageze dushaka kuri ibyo bintu koko byabaye, niba na ngombwa tumugeraho twumve nawe icyo avuga. Ariko byaba byiza tuje no kubona ubuyobozi bakatubwira uko ibyo bintu byagenze. Ngo byagenze gute? Oya ngwino mbwire nta kibazo reka. Niko ngo byagenze gute byanga ko byancanze. Oka cyane ko nawe wabarahuye n'ikibazo runaka ariko ukaza kubabona bitangaza by'abaganga gakondo. Uyu nguyu rwose uyu mukobwa nuko mwakomeje kugenda mubyumva n'umukobwa wajyamanye n'umugabo nyuma yaho ngo akaza kumwiba. Umugabo nawe ati nanjye aya mafaranga watwaye cyangwa se ibyo wantwaye ntabwo ushobora kuba wabijya mu mahoro. Nibwo rero umugabo yagize gucyahita yegera muganga ndetse ahita amufungisha igitsina ku buryo ki atabashaga kwihagarika. Ndetse n'urugamba rurerure byabaye uruva n'uruza ndetse byabaye agatogo aho rwose iyi nkuru yafatiwe. Byari bidasanzwe ndetse byari navuga ko inkuru idasanzwe cyane kubera ko abantu nk'aba ndetse nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva mu baturage ati ni ukujya akagabuwe cyangwa se bakitwara mu bundi buryo ariko ntibafate ibyo bataherewe uburenganzira, kuko uyu mukobwa we biravuga ko yazize kwiba umugabo bararanye bityo umugabo agahitamo kumufungisha igitsina. Ukeneye muganga rero wamamagara kuri izo nimero ziri imbere za kuri screen kugira ngo nawe abashe kuba yagufasha. Ndetse nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva bakomeje kugenda bavuga ko bishoboka ko bwaba n'uburwayi busanzwe kuko nyir'ubwite we yemeraga ko yajyamanye n'uwo mugabo ariko ko nta kintu yamwibye. Noneho rero ariko nyuma yaho ngaho byaje kuba byaba biri kuzamba kubera ko uyu mukobwa gukomeza kunangira avuga ko atigeze yiba uyu mugabo yakomeje kugenda bisa nkaho byanze ndetse biba ngombwa ko aba bantu bakora ubuvugizi ndetse by'umwihariko nk'uko mwabonye uyu munyamakuru MLN ngira ngo mwese muramuzi kugira ngo nawe abashe kuba yagira icyo akora. Nibyakomeje rero kugenda biravugwa. Izi ni zo nimero za muganga zukomeje gukora ibitangaza ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umukeneye wamuhamagara ndetse aho waba uri hose muri Aziya ndetse no muri Amerika waba uherereye hose yagufasha kuko akomeje kugenda arafasha abantu benshi bagiye batandukanye by'umwihariko abakiza n'indwara zigiye zitandukanye bafite ibibazo by'amarozi ndetse abo baroze amatamikano, abafite ibibazo byo mu ngo, umugore umugabo we w'inyuma cyangwa se umugabo umugore w'inyuma. Ibi byose uyu muganga arabikora neza cyane ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye wakumva ko bidashoboka bira byose uyu muganga arabikora. Mukomezaga mbabwira ndetse bimwe mu by'uyu muganga akora ku bantu bafite uburwayi ndetse by'umwihariko barabuze urubyaro cyangwa se bakaba barakoze kutabyara. Ibyo byose rero wahita wakirukangira guhamagara iyo nimero iri imbere za kuri screen. Abantu namwe ndetse mwibwa cyane cyangwa
cyangwa se mukaba mufite ikibazo cyo kwibwa bakaba baragutwaye nk'ibintu byawe, birashoboka cyane kuko igisubizo cyawe kiri kuri uyu munsi mu gihe cyose wamaze kubabona iki kiganiro. Ahangaha rero hakomeje kugenda harabera ibintu bitangaje cyane, ndetse nk'uko wabibonye abaturage ndetse by'umwihariko n'abayobozi bose bari bahuriye kuko cyari ikibazo gikomeye cyane, ndetse by'umwihariko abaturage bavugaga ko uyu mugore nyuma yo kuryamana n'uyu mugabo akarangiza barangije gukora ibyo bakora agahita amutwara icyo twakita amatelefone ndetse n'amafaranga, umugabo niko guhita higira umugore amubwira ati urabitwaye ariko nanjye uraje umbone. Nibwo rero yese yiyambaza muganga, ndetse uyu mugore biza kurangira imyanya ye y'ibanga bayifunze. Uyu mugabo rero yakomeje kugenda araba akasa mutwe cyangwa se ibitangaza yakomeje kugenda arakorera hano hirya no hino ku isi, bikomeje kugenda ndetse birabera isomo na bamwe mu bakomeje kugenda barakora amakosa bitwaje ko nta muntu wabahana. Ibyo byose rero bisangaho byakomeje kugenda biracika burundu rwose. Ahangaha rero uyu ni umunyamakuru wa MI Empire, ndetse mwese muramuzi Irene yari yambashije kuba yagera ahangaha kuri teri ari kureba ibyabashije kuba byagira ute byakorwa n'uyu muganga. Ahangaha rero abayobozi barimo baravuga ko umuntu wese agomba kujya ajya ibigabuwe cyangwa se akaba yabasha kuba yakora, niba wumvikanye n'umuntu ikintu ukabasha kuba wakora mu buryo cyangwa se ukabasha kuba wafata ibyo wahawe ukareka kwafata ibyo utahawe. Iyi nkuru si ubwa mbere si n'ubwa kabiri ibi bintu byari bibaye. Hari n'ahandi hantu twigeze kujya gufata ikiganiro ndetse tubona abibye imodoka, ndetse uyu muganga ndabibutsa ko ari we wari wabaterereje inzoka za cobra ebyiri ndetse zikomeye cyane, inzoka zari zishinyitse amenyo rwose ku buryo wabibonaga ugahita ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Ndetse uwo nawe yarahanwe, ariko kubera ko uyu nguyu ari umukobwa, uyu mugabo nk'uko we yabyiyemeye ndetse akavuga ko agomba kuba yamuhanisha igihano kiratuma abantu bose bahura ndetse bakamenya icyo bamujijije. Yahisemo rero kuba yamufungisha igitsina cyangwa se imyanya ye y'ibanga. Abayobozi bari bahuriye ndetse n'abaturage nk'uko mubabona bari benshi cyane, by'umwihariko bashaka kuba nabo bamenya icyari cyabaye, kuko abamere bo nibo bari bemerewe kuba bareba kuri uyu mumama, cyangwa se nk'uko mubizi umugore yagiye kubyara ntabwo yabyara wenda gukura bavuga ngo kukurebamo ni ibintu bisanzwe cyane ko uyu mukobwa yari afite ikibazo rero, ndetse banari kugira ngo barebe ko babona igisubizo, ndetse nk'uko byaje kurangira uyu mubere n'ubundi haje kwiyambazwa muganga, ariko biza kuba mu ibanga rikomeye cyane ko muganga yari yavuze ko adashaka kujya imbere ya kamera. Nyuma yuko ibingibi byari bimaze kuba, muganga yaje kuba yagira gutya afasha uyu mukobwa. Nibyari bitoroshye rero, ni intambara yari itoroshye mu baturage, ndetse bamwe bavuga ati irindi somo rikomeye cyane, ndetse n'abandi barebereho. Yanimve ngo ni telefone n'amafaranga 2000. Ibihumbi 7. Nyiri telefone baramuga ngo namuhe telefone amafaranga yagumane, umugore ngo arabyanga. Ubwo byanze rero umugabo baramubwira ngo ndigendeye, ngo afatira moto ngo ahangaha n'abatuyemo ahangaha babivugaga ngo arigendera. Bavuga uko ndagenda nkamara umwanya ibiri bukube urabibona. Mu kugenda ubwo rero uko agenda arenga igitsina kigenda kibyimba uyu munsi ngo ni wa gatatu atanyatanyara. Bivuze ngo n'umwana yamupfiriyemo, kandi kuko bavuga ko atwite nyine ngo abamwari kuvuga ngo ni inda y'amezi 4, abandi ngo ni inda y'amezi 3, kandi babise ko umwana ahumekera hasi mu gihe hasi hafunze, se ubwo akaba amaze iminsi 3 hafunze, urumva umwana we ataramupfiriyemo. Ahubwo mwebwe nk'abanyamakuru mu mukorera ubuvugizi mu mugeze kwa muganga bamukure muri ariko abantu bari kuvuga nabwo ngo yagiye kwa muganga kandi ari amarozi ngo ari igihe apfira. Ubwo mwebwe muramukuramo uriya mwana ubundi mu mujyane mu Kinyarwanda bamugira biriya ni ibirozi n'ubundi gakondo n'abaganga bagakondo batera baramujyana kwa muganga nyine muri gakondo. Wasanga sara ama infection muri kuvuga ngo n'uburozi mujyane muri gakondo bamuvure igitsina. Mara ngo ari igihe yakurenze ngo bigenda kuri mwebwe mu mukwaye ubuvugizi mu mujyane mu Kinyarwanda bamuvure nyine. Ni ibintu bitoroshye abaturage bakangaranye. Cyakora ahubwo njye numvaga bagenda bagakora cesarienne, umwana bakamukuramo bakamushyira muri kuveze, then bakajya kuvura amarozi ku ruhande. Numva bisa nk'ishoboka, ariko bakavuga bati ugikoze umuntu warozwe mu bintu bya kizungu mu buganga busanzwe, izo cesarienne yo kuvuga
ngo ari jya yitapfa oya cyeka imiti bamuhaye oya iyo byabari biri arapfa bamusatuye bagakuramo umwana ashobora kubaho ariko nyina akagenda oya baje ako umwana yaba narenganye wese umwana ari telefone yibye ahubwo umwana yaba arenganye ndazatubabaza ugira akabaziro nawe se barakwibye ntabwo banyigiye ko nyine uramusoro zirababaza kuki uvuze ngo inda zirababaza itatubabaza se uri mu rujya kwa biriya bintu bandi bamwe ibintu byinshi none se nawe barakwibye ku buryo ugutura aradohoreye njye wanjye byinshi cyane ubu binarenze reka genda shaka ibintu birakomeye aragira ati inda ziratubabaza rwose nibakomeze baziroga ariko ku rundi ruhande nagatekereje ko ubuzima bw'umuntu ari bwo buruta byose nawe si nibiki ko abantu bangana ubona barakaye reka misore zangangiwe nyamuneka ubyigireho isomo koko nimba ari n'amarozi nimba ari nabyo umenye ko guhemuka atari byiza ku ruhande rw'u